Ya shalom shalom nshuti bene data bene wacu abanyamuryango ba Ado Vibes ndabasuhuje. Amahoro y'Imana itanga abe muri mwe, amahoro y'Imana itanga abe muri twe aho muri hose, nkuko nkunda kubisubiramo, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba, mwese ndabasuhuje ngo shalom shalom, Imana yo mu ijuru ibishimire. Mwaramutse mute, mwiriwe mute, amakuru y'iminsi? Ya agasubiza ngo natwe turaho, ngo turabona Imana yakinguye kandi iraturinze banyamuryango bacu, nshuti bavandimwe, turabasuhuje kandi tubifuriza ibyiza gusa. Ya iminsi rero iragenda, burya ubwo duherukana haciyemo amasaha n'iminsi, uyu munsi n'undi munsi, kandi umunsi ujyana n'ibyawo niko bivuga. Ariko ni kwa kundi tugaruka tukavuga ati mwaramutse mute, mwiriwe mute, amakuru mumaranye iminsi, ese wari urwaye ameze ate, ese ko duherukana cyagiye tuganira kuri ibi, ese wumvishe ute? Burya hari abantu baba bafitanye utuntu, wenda nk'ubushize mukaba mwarahuye muganira ku ngingo runaka, ushobora kuba mwaragiranaga inama, ushobora kuba mwarapanganaga imishinga, hakaba ibyo musubika, none igihe kikagera rero mukongera mugahura, wenda mwabipanze cyangwa mutabipanze, ariko nk'umuryango cyangwa se nk'inshuti mukongera mukabazanya ngo none se ngo bya bindi twaganiriye bigezeye, none se mwebwe reka mbabaze, bya bindi tujya tuganira bigezeye? Bya bindi tuvuga byo kubaka umuryango wacu, bya bindi tuvuga byo kugarura ubumwe n'ubwiyunge, bya bindi by'imbabazi tujya twigishanya, bya bindi byo tujya tuvuga byo kwihanganirana ndetse no gukomezanya, bimeze bite iwacu mu miryango? Ese wowe wumvishe iki kiganiro, ese hari icyo ibi biganiro muri rusange hari umusaruro, hari icyo bikumarira? Kandi kutagira umusaruro byaterwa nuko wowe ubyakira, ubikoresha ku giti cyawe cyangwa se naho uri. Kuko reka mbabwira, amagambo tuvuga umunsi ku wundi ntabwo apfa ubusa, ntibishoboka niko bimeze. Kuko niba kubwira umuntu mwaramutse bidashobora kugendera, bidashobora gusigara bitagize icyo bikora, niba kubwira mwiriwe cyangwa se gusuzuma umuntu bikora ku marangamutima ye, kandi twabonye icyo bisobanura ko ari ibintu bikenewe ndetse ari ngombwa, aribyo twasuyemo tuti ntibikwiye yuko tugiye muri revision, tugiye arya byita isubiramo. Twarabonye ko ntibikwiye yuko niba hari umugenzi wajyaga ucaho ntubwire mwiriwe, ntubwire mwaramutse, bitewe nuko wowe wamwishyizemo cyangwa se bitewe nuko wowe utamwiyumvamo impamvu runaka, tubivuga yuko atari umuco mwiza, ari bibi cyane yuko nawe ubikorewe utabyishimira. Bivuga ngo rero ubwo ni bwa buryo bwa communication bwa societe dutuyemo buri ngombwa cyangwa se bukenewe, wowe ukeneye kandi nawe ukenewe ho. Ibyo byose rero nyine nibyo mba mbanje gusubiramo ngo ese ibyo tujya tuvuga wowe ubyumva bikumarira iki? Ushobora kuvuga uti ngende imiseke igoroye, ngewe nta kibazo rwose, ibintu byose tugenda tuvuga ngende umwere ndi umutagatifu. Ariko ndabizi yuko hari abantu benshi, nibashaka se babe bakeya, uziho utwo tugeso, keretse ubyirengagije cyangwa se ntubyiteho. Ariko niyo mpamvu, kuko nanjye ushobora kumbaza none se wowe uhura n'abantu bakubwira mwaramutse cyangwa se n'abatakubwira cyangwa se n'abakureba ikizuru cyangwa se nkubwira ni yes, nkakubwira wene ntabahari, ariko ibintu mbavuga nzi ko ari ibintu duhuriyeho twese, ntacyo wambeshya, birimo umuco, birimo imyigishirize, birimo amarangamutima barapfuye bitewe n'ibihe twacanyemo, birimo ibintu byinshi bitewe n'aho wavukiye, ndetse n'indangagaciro rimwe na rimwe nazo ziba zitarahawe indyo yuzuye. Hanyuma noneho abana bavukira muri uwo mujyo, abana bavukira muri ubwo buzima, ugasanga hato na hato ubuzima bufashe isura imeze gutya cyangwa se imeze gutya, ndetse umwana akabikuriramo.
niyo mpamvu rero iyo mbivuze gutya nuko mu mutima wanjye ubunyemeza yuko amagambo mvuga atari ayubusa, bivuga ngo wowe uyumva ashobora kuba atagukorera bitewe nuko ubyifuza, ariko sha reka nkubwire turaziranye, agukorera sha agukorera atari nizo ngeso mbi ufite, aragukomeza akakubwira ngo subutu attention kuko buri muntu wese burya ibigerageza arabigendana. Reka nkubwire uyu munsi sejo hari igihe wumva kuva ariko runaka uriya urahora mbwira kuriya agatima kamwe akakubwira hari icyo musaba se kugira ngo mwiguraho najyane imari najyane azabireke kusuhuza kunyicaho kudaheruka ku telefona nabireke nanjye nifitiye byinshi n'ubunini benshi nabo kunyonka nabo kumaramo imbaraga. Utwo tuntu twose n'utuntu tugenda tubyigadera mu muntu, ariko iyo utagize ikikwibutsa nk'aya magambo ya Ado Vibes akubwiraga ngo komera ntucike intege. Hari igihe situation ikuzanira gufata imyanzuro itari myiza bitewe nuko isi irimo kugenda kwizengurutsaho. Mbabarire ndagikomozaho, hari umuvandimwe maze iminsi nkurikira nawe nkunda cyane nkurikira ndetse nababaye cyane mbonye birimo kumubaho, umuvandimwe wacu witwa Killaman ni umunyefilime, ni umu entertainer, ni umuntu utumara irungu. Ngire ngo nimuvuga Killaman buri benshi turamuzi, niyo tutaba twese ariko turamuzi kubera yuko ni umuntu ufitiye runini film industry nyarwanda. Ndanamusuhuje, yayibona atayibona wowe uyibonye ukaba umuzi umubwira uti komera. Icyo mbikoze ko ari inshingano kuko ni umuntu ni umunyarwanda no muri society yacu, noneho nawe ni umuntu muri iki gihe ukeneye abantu bafite ubumuntu, bantu muri hafi ya Killaman. Ushobora kuba umuzi cyangwa se utanamuzi, ariko mu mutima wawe ukumva ubabajwe n'ibiri kumubaho, kandi ibi ngibi biri kumubaho bikaba biba muri ya society. Niyo mpamvu amagambo yawe kuri Ado Vibes akeneye kubwirwa bose. Yewe muntu yicaranye, yewe muntu sangiza abantu, singe ngenyine uvuga amagambo, hari n'abandi, ariko reka tubazenguruke abantu bafite imitima mibi, tubibutse yuko imitima mibi nayo isaza. Imitima mibi irasaza ndetse igapfa, ariko waba usize nk'uruki imusozi. Nkomeza umuvandimwe Killaman aho ari rwose, mbivuze mu kirere kimushyire intashyo, naryama birote cyangwa se natekereza yumve ko hariho abantu bamwifuriza ibyiza. Ntago abantu bose ari babi, mvuga ngo twifatanije mu kababaro k'ibyamubayeho, ariko nanone ndanashima Imana, shima yuko ndimo kugenda mbona yuko birimo kugenda biboneka bigaragara cyangwa se ibibazo bikemuka. Channel ze zose nabonye ukuntu bari bazijyanye, ndebe ibiganiro maze iminsi bimukorwaho, ndibaza ku cy'abantu twifuza kwamamaza inkuru mbi aho twakamamaje inziza ko zihari inyinshi, twagakundanye tukabishyira imbere kurusha inyungu twakura mu gusigana amabara mabi no kwandarikana, kuko twese isi ari gatebe gatoki kandi yatwigirizaho nkana uyu munsi cyangwa ejo. Uyu ni umuryango ubwirwa, uyu ni umuryango nyarwanda, ni umuryango muntu, ni umuntu wese ufite umutima utekereza, umutima ukwiye cyangwa se ushobora kwisubiraho, kwigira inama. Niho navuze gusabana imbabazi, gucirana bugufi, ntukihagarareho mu gihe cyose umutima ukwemeje yuko wakoze amakosa kuri mugenzi wawe. Nari mvuze kuri Killaman rero mwifuriza ibyiza, kandi mvuga ngo buri muntu wese uri mu gihe nk'icyo cye biba bikwiye kugira ngo agire n'abandi bamukomeza bamubwira ngo komera. Mpamvu rero nari mugarutseho, nari mpereye inyuma, mutagira ngo nubwo mba mvuga ubugambo bwinshi, tugambo twinshi cyane twari utuntu twinshi, tutagira ngo mbabyibagiwe. Nari mbivuze ko hari igihe ufata imyanzuro mibi bitewe n'iki n'akababaro kakugezeho kandi ugatewe n'abakuri iruhande. Agize atya ati muntu wampemukiye ukanjyanira amachannels ukankorera ibintu nk'ibi, mvuye muri RIB ndimo ndagushakisha, ariko ninkubona aho uri nushaka ubundi we sinzakubabarira. Iryo jambo ryarambabaje,
rirambabaza atari uko mbabajwe nawe ahubwo ari uko mbabajwe nyine n'aya situation na bwa buzima turimo bw'umuryango butuzanira ibibazo nk'ibi ngibi aho twagashyigikiranye tugakomezanya ahubwo tugamanura abantu tugifuza kumanurana guhananurana Kinyarwanda guhananturana kandi ubwo wanseka nawe byakubaho warimo bavuga ngo guhananurana amo bavuga ngo guhananturana amavuga ngo guhananurana oya ni uguhananturana kuko biva ku nshinga yitwa guhanantura ni ugukura umuntu aho yari ari hejuru no hasi ngo pi urumva kira kuki ndimo gushaka kuvuga chairmanira Kiramani rero nibyo bari abantu babi muri societe yacu mwari mushatse kumukorera mwabagome mwe mutakizwa mutihana ariko ndababwiye ngo imitima yanyu ni y'ubugome kandi siyo ntago tubaciye ahubwo namwe mushatse mwaza mukaba mu muryango Ado Vibes tukajya tubabwira ibyurura imitima tukabwira ngo mureke ubugome mwiga ingeso nziza mwiga ibyiza. Nikomerezaga rero Kiramani ati sinzakubabarira. Iryo ni ijambo umuntu ashobora kubyuka ryamujemo ariko atari wo mutima yarasanganywe. Umuntu abantu benshi bari barataziriye Daddy kubera ibyiza bamukesha, reba bamitutse ubwanwa nabo benda kunganya imyaka nabariya bose namwe mwita Daddy. Daddy bivuga ngo nakazina k'icyubahiro mwamutaziriye kubw'ineza mu mwibukaho. Bamwe mvuga muti yankwe ku rwego runuru aranzamura. Ntabwo ari Kiramani gusa aya magambo akwiye kubwirwa ni na twese muri societe. Ukagirira neza abantu ariko hakaba n'abandi badashimishwa n'ibyo ngibyo urimo gukora kugeza igihe bagambiriye kukugirira nabi ndetse rimwe na rimwe bakabigeraho. Urwo ruhererekane rero rw'ibyo bikorwa bibi nibyo bigenda biranga societe yacu. None niba Kiramani ageze avuga ati sinzakubabarira, ku rundi ruhande agenda avuga ati nabonye bamubaza bati se wize iki muri ibi bintu bikubayeho, ati nize yuko abantu bose baguse bivuga Mana yanjye. Abandi bamugira n'inama bati ntukagire uwo wizera, abaryo bose bakuri hafi ntukabizere. Bivuga ngo umutima wa Kiramani ntabwo ushobora gusigara nkuko waruri. Yari umuntu ugira neza, agasekera mu yandi magambo yari nk'igisekera mwanzi, ariko ubu ngubu agiye kwiga ubundi bwenge bw'isi atari yarigeze atekerezaho. Bene wacu nshuti bavandimwe muri societe, iyo niyo societe tuba turimo gusubiramo aya magambo. Societe ikwiye kwisubiraho, dukwiye gutekerezaho ubwa mbere yo kugirwa inama, ukigira inama ukavuga ati ibi ndimo gukora ni bibi, ntacyo bimariye, ntacyo bimariye. Nuruhe ruhare ndimo gutanga ku buzima bw'umuryango wejo wacu? Ese kuki imitima mibi irushijeho kuba ariyo myinshi? Kuki uko turushaho kuvuga amagambo menshi ahugurana kugira ngo tugarurane ibyiza, ahubwo ibi birushaho kugumya gukura? Ariko se biduce intege? Ntibikabeho. Reka dukomeze twamagane ikibi, duhamagarirane kwisubiraho mu muryango. Wowe ufite ibikorwa bibi isubireho, wowe ufite kwifuriza mugenzi wawe inabi ibuka yuko isi ari nini. Niho rero nari mbivuze, wowe wumva amagambo yo kuri ibi biganiro bya Ado Vibes, niba wowe wumva ntacyo wishinja ariko menya yuko hafi yawe hari abantu bakeneye izi nama, kandi uko ugenda usangiza umuntu umwe nyina akagenda asangiza undi, tukagenda asangiza undi, bikazagenda bikagera ku muntu bikwiye gufasha, bikagera kuri wa muntu ukeneye inama nk'izi tuvuga. Ubugome ntabwo buri muri mu gika kimwe gusa, buri muri rusange. Niyo mpamvu abagabo batekereza ibi ku bagore kandi noneho batagira inama zibasanga, batagira abantu baba hafi, bikagira gute bikarangira bibaye. Niyo mpamvu ndetse bihariho inzu z'insengero, kuko mu bintu bimwe bifashije societe turimo cyane cyane ni uyoboka Imana, kuyoboka Imana, kuko ijambo ry'Imana ritwigisha ibi byose. Ado Vibes igenda ivugamo ikabizana muri context cyangwa se mu gice cy'ubuzima rusange tubayemo nka societe. Ariko noneho byagiye no muyoboka Imana ugasanga ni bya bindi gusa duherekesha ngo amina. Ngero ndababwiye ngo amina.
ni twige ingeso nziza, ni duhagararane tuberane maso, turushaho kotsa igitutu abanyabikorwa bibi, tubibutsa yuko atari byo byubaka umuryango ahubwo ari ibiwusenya. Ntuzarambirwe no kumva amagambo agenda yisubiramo, nuko niba amagambo tuvuga yisubiramo, nuko turushaho kubona ibibazo byo muri societe, ubugome, kwifuriza nyinabi, guhigana, numvishe no kurogana ngo birimo. Kandi buriya hari ibyo ntajyaga nanjye nsobanukirwa, ariko ubu ngubu maze kujya nsobanukirwa nemera. Niye mpamvu ituma wifuriza mugenzi wawe inabi kandi nawe ejo uzapfa. Uzi ko uzapfa, uzapfa bakagushyingura, wowe mugome, wowe ugambirira kugirira nabi umuntu ukanabishyira mu bikorwa. Wari uzi yuko ugirira nabi umuntu uyu munsi, ariko nawe ejo hari abaguhiga. None se icyo utifuriza mugenzi wawe, kuki wowe kuki utiyifuriza ko cyakubaho ukifuriza mugenzi wawe, ukagiharanira ukagishyira mu bikorwa? Turabyamaganye, no, turabyamaganye, kandi ntituzaceceka, tuzajya tubisubiramo. Ushobora kubyumva ukumva ufite umutima mubi, ukavuga ati yavuga ibiki n'ibiki. Ndabivuga kubera yuko nintabivuga hari n'abandi babivuga, kandi bagomba kubivuga. Nintabivuga nzabibazwa. Ariko turongeye twese hamwe ngo twamagane umutima mubi, twamagane abantu bafite ibitekerezo bibi, abantu bafite imitima itifatanya n'iterambere rya bagenzi babo, abantu bafite ishyari ririca. Ishyari rimena ibiryo bya mugenzi wawe, ariko isahani yawe igasigara nayo nta kigiyeho. Ishyari rikubeshya yuko umutima wawe uzanezezwa n'agahinda ka mugenzi wawe, cyangwa se umubabaro wa mugenzi wawe umushyizemo, ariko nuryama ntabwo uzabyuka wabyibushye. Ishyari rikubeshya yuko ibyo ukoze ariko kuri, ariko rikujyana mu irimbukiro. Ishyari rikubeshya yuko umanitse mugenzi wawe mu gati, ariko wowe rikumanuye ikuzimu, ahubwo riguhumya amaso utarimo kureba. Wa munyeshyari we, niwe ndimo kubwira, waretse ishyari. Ishyari rimunga umutima wawe, rikawuhindura igisenzegeri, ariko uwo rifitiye ari umutima w'umumarayika, atazi biri kuba, bikakuvuna, bikagushengura, bikakujyana kure. Ariko wibuke yuko umutima mubi ni mugenzi wa Satani. Reka tureke ishyari, reka twubake umuryango wivugurura, reka twubake umuryango wisubiraho, reka twubake umuryango ubabarirana. Nabisubiyemo. So ubutumwa naha rero abantu bameze nka Kiramani, kuko ashobora kutabona ibyo ndimo kuvuga cyangwa se akazabibona, ariko ubutumwa naha umuntu nk'uwo wigamburura kugira nabi mu makuba y'ibikujeho, wigamburura gusuhuza mugenzi wawe kubera yuko hari utagusuhuje. Oya, menya yuko isi ari gutyo iteye. Niyo mpamvu mpora mbibutsa ngo umutima w'imbabazi ni mugenzi w'Imana, ariko umutima mubi ni mugenzi wa Sekibi. Sekibi ni Satani. Sekibi niwe utuma umutima wawe utagira ikiwuhumuriza. Sekibi ntashaka yuko usuhuza umuturanyi. Sekibi ntashaka yuko ubana nabo muturanye neza. Oya, Sekibi kandi cye akoshya gukora iki ngiki, ni ujya no kukurega hariya. Uzi ko Sekibi ari gukubwira ngo anga mugenzi wawe, yarangiza akajya kuri wa mugenzi wawe akubwiye akamubwira ngo uriya mugenzi wawe arakwanga. None akakubwira ati mugirire gutya nabi, akongera akabari nawe ujya kuri uriya aguterereje akamubwira ati nyamara arimo aragupangira ibi ngibi, nawe mugirire gutya. Ngubwo ubuzima bwa societe turimo muri iki gihe dufite. Ariko turimo no kuvuga ngo twakora iki?
ado vibes rero ibyo byose bituma numva umunsi ku wundi nagira icyo mvuga, kandi bigatuma numva nakubwira ngo nawe gira icyo uvuga, gira icyo ukora. Ndumva mfite nibikunda kuko mba numva ahanini nibande cyangwa se mfite umutwaro wa umuryango nimvuga wa muryango uciye bugufi, kuko ahanini twese iyo urebye usubiye mu kahise usanga tuvuka muri ya miryango iciye bugufi, ya miryango yo ku ifishi, ya miryango yo hasi mu cyaro. Iyo miryango niyo ibyara imiryango tubona igenda ikaba mu mijyi, ugasanga uvuye mu cyaro hahandi urazamutse ugiye ku gasantere ugasanga uhabuhubakiye umuryango, ugasanga ejo mugiye mu mujyi mu ntara mwegereye perefegitura ngo ntuye hafi ya perefegitura, ngo ntuye munsi ya perefegitura cyangwa ngo ntuye munsi ya komine ya none ejo ugasanga ugeze mu mujyi. Ariko ikibazo mfite kuva hantu muri cya cyaro kuzamuka ugatera intambwe ugenda wubaka umuryango ugaburira amaraso yawe ibyo wavanye kuri cya cyaro, ibyo bintu nibyo bintu mba numva abantu twagahereyeho tukavuga ngo ese umuryango wacu bipfira he, byatangiriye he? Umuntu rero wavutse harya ku cyaro, wavukanye wakuranye bwa busutwa bwa handi, bwa bundi bwo kwimana umunyu, bwa bundi bwo gucyurirana, bwa urabeshya nanjye nzatera imbere, nanjye uziko reka no kujya kure kubera igihe, ariko numva mba nifuza ko twahera kuri ya miryango, kuko uziko hari n'ababyeyi baba bakiri hariya, abantu nkatwe twasize iyo. Ariko noneho mwajya muvugana wamuze nk'urugero nkanjye, mba numva iyo navuganye no mu rugo nababaza buri muntu wese umuturanye, nkumva namaza n'ababandi babaga n'ababandi bapima ikigage, n'ababandi babagaga ihene, n'ababandi donc ngiye mba bafite umutima ukumbura ba bantu bose, n'abari abasazi mbazi ngiye ngo mba numva nabaza amakuru ntago ari ukwirata, ariko mba numva nkumbuye ya makuru y'ahandi. Ariko nakibuka ibyahaberaga icyo gihe nkavuga nti noneho reka ntibagire icyo nanjye kuvuga. Noneho waba uri muri Los Angeles, waba uri muri China, waba uri se i Kigali, waba uri Kampala, waba aho uri hose, waba uri Canada cyangwa se, noneho wahamagara ibingibi ntabwo ari kuri bose, ariko akenshi kandi bimvuga nuko bivuga mu Kinyarwanda, ariko buriya no mu Nigeria buriya mbivuze wasanga ariko bimeze n'ikisi, ane mu Giswahili mu Gikuyu wasanga ariko biri. Ugasanga wahamagara umubyeyi wawe muraho mumeze mute, si cyaro kimeze gite, abaturanyi bameze bite, se Rudoviko ameze ite, Rugeri Nyange ameze ite, ese Kankusi ameze ate, ngo mwana wa ngurambwira ibyabo batinde ngurambwira iki, ngo ariko ntabwo ujya wibuka amateka by'ukuntu bari bameze. Mwana nubu ngubu ngo basigaye bagenda bajiginywa, ubona imitima yabo nyine ntubibuka. Mwana wa uranyibutsa amateka y'ibyo ngibyo, biranyubaka hiki, birubaka iki ku muryango. Ngiye icyo nshaka ko ari uko abantu uhereye kuri mwebwe mukiri hasi, noneho natwe tutagituye kuri cya cyaro, ntukumve inama zica intege kubaka umuryango, ntukumve ibiganiro biri negatives biva iwanyu. Ahangaha ndatanga ubutumwa ku bantu bari kure y'iwabo. Urukundo rwawe rukunde kandi rubabarire uhereye hasi, kuko icyo turimo ni ukuvugurura, ni ugufatikanya kugira ngo dukize icyarwaye, ni ukugira ngo tuzure icyagize gutoya. Ariko buriya kuzura ngicya oya reka ni ukugira ngo twongere duhamagarire bene wacu. Niba shangazi watacyumvikana naso na papa wawe, bibutse yuko ineza uruta byose, bibutse ko imbabazi zisumba inzika n'inzigo. Utise navugane na runaka ngapungura mushakira iki mwana wa ngo kiriya kivumura ibi bintu birambabaza mw'abantu, birambabaza kuko nzi ko bihari. Iyo mu miryango birahari, niyo muganira ugasanga baravuga bati kanaka yaranyaze sha kanaka
ibi bintu nzabisubiramo cyane, niyo mpamvu biganiro hanini mwumva biganisha kuri ya miryango famille nucléaire, ya miryango ya hafi iberanye hafi, uhereye mu ngo, uhereye mu bagabo n'abagore, ukazamuka hagati y'imiryango y'abagabo ababyeyi n'abana, ukazamuka abavandimwe bashangazi. Ni mwisubireho, ni twisubireho, kuba ku muryango wabarirana, umuryango wibagirwa ikibi, umuryango utiturana inabi. Bisubiyemo. Mwaramutse, mwiriwe, ese mumeze mute? Babarira mugenzi wawe kandi uwuze ufite umutima mubi. Erega nuza kukugisha inama akubwira ikibi kuri mugenzi we, mubwire ngo ariko ibyo bintu si byiza. Niba ngo umufashe kwirutireka turangize ibibazo, cyangwa no kubaka umuryango, twiyubaka, twubahana. Ngiyo Ado Vibes. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka iby'uyu munsi nibyo, kandi tukomeze tubwire bagenzi bacu, dusangize. Yereka mbabwire, ishyaka mfite n'umurava bibangamiwe n'igihe, kuko igihe ni gitoya, ariko ibi ngibi mbikora kugira ngo bigire icyo bimara, mbikora kugira ngo bigire icyo bikora, kugira ngo bigire imitima byibutsa yuko guca bugufi no kwihanganirana ari byo byubaka ubuzima. Kandi iyo musabanye imbabazi mukongera mukiyunga, ewana, ni ikirungo kiryoshye icyayi. Mva, ni intungamubiri ibyibushye wananiwe kubyibuha. Mva, kandi ni supplement cyangwa se ni bya bindi bigabanya umubyibuho kuwashakaga kuringaniza. Ni ukuvuga ngo amagambo meza atanga ubuzima buri ku murongo, buri ku mucyo, ibintu byose bikagenda neza, ukaryama ugasinzira, ukagubwa neza, kandi iminsi yawe ikiyongera. Ado Vibes ni ko turi, twiyubaka, twubahana, tubabarirana, dukomezanya, kandi dusangizanya ibiganiro. Subscribe, sharing, and za comment ndazikeneye. Amagambo akomeza antera morale. Weka morale, weka morale. Ariko mana yake, nguko bimeze mu muryango, byose turabikora, kandi ikiza ni umutima. Umutima mwiza ni mugenzi w'Imana. Tukomere umunsi mwiza, Imana ibahe umugisha. Reka no kugumya byinshi cyane, urumva ko najarwa n'ubukene biki, ariko ndabakunda. Ado Vibes. Uyu munsi ndi ngenyine, mbona ngeze ku ishuri. Sheri wanjye ntabwo twazanye, bamwe bari ngo none se ari hehe. Ya ntabwo twazanye nyine kubera impamvu z'umuryango, ariko ari amahoro. Sizari kwiga, arya sizari kwigara. Aha ya sizari mutunda, ariko buriya shalom shalom. Nakagaruka. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwese mwese. Bye bye bye.